Eyo ikaze kuri Perfect TV. Njyewe ni Aziz Boy. Turashimira cyane abantu bamaze gukora subscribe. Abatarakora subscribe turasaba gukora subscribe. Kanda like, kanda share, ubashe gukurikirana ibintu byacu bya buri munsi, inkuru nshyashya za buri munsi. Nkuko mwagiye mubidusaba kenshi mu bantu tumaze kuvugana. Mwagiye mubidusaba kenshi ko twabazanira abantu. Hari umuntu mwari mwatubwiye waje mu majwi menshi cyane twagize, tukaba twamubashakiye, tukaba twamusuye iwe. Uwo muntu ni umuhanzi, ni umunyamakuru. Niba uzi ikintu cyitwa think again, niba uzi motivation speaking, ibyo bintu byose uraza kumenya uburyo bikorwa kugira ngo bikugereho bimeze neza. This is Aziz Boy, stay tuned. Nkaba namusuye mu rugo. Tubahaye ikaze kuri Perfect TV. Mwatangira mutubwira abo muri bo mukibwira n'abadukurikiye. Murakoze cyane. Perfect TV ndabashimiye cyane. Je nitwa Uwiringiyimana Patience. Ubuzima busanzwe ndi umunyamakuru, akazi k'ubunyamakuru, hanyuma nkabirenzaho nanone n'ibintu nkora bimeze nk'urwenya ariko babyita ventriloquism mu ndimi z'amahanga, no kuvugana na puppet. Ni imwe mu mirimo nkora. Hanyuma ikindi nkora n'ikintu bita motivation speaking. Motivation speaking ni ukugeza ku bantu imvugo zigamije kububaka. Hanyuma urebye n'ibyo nkora. Ikindi ndi umusiribateri, ndi umuntu utarashyingirwa. Urebye ndumva ari ibyo. Ubu ni wengi. Tugarutse ku buzima bwite bwihariye, ubundi Patience ninde? Ni muntu ki? Abayeho gute? Akunda iki, yanga iki? Biragoye guhita umuntu avuga ngo ndi uyu nguyu, ariko icyo navuga nuko nyine mu bundi umuntu abo ari we bishingiye ku mirimo akora. Iyo mirimo rero niyo navuze, urumva nibyo nkora, nibyo binsobanura uwo ndi we. Hanyuma ikindi nanone sinavuga ko ndi ikikindira, ndaho ndi umunyamakuru, ndi mugenzi wawe. Murakoze cyane. Ese ubuzima bwo gukora ibino bintu byose, urabona watugiye gukora motivation speaking. Motivation speaking, ndi umunyamakuru, ndi ampe comédien, ariko ntago ndi comédien neza cyane, ahubwo ndi ventriloque, nkora ventriloquism. Ni ibintu nyine bitandukanye byose mabikora ariko ntabwo ni turya ngo tumenye ibyo bintu bikora gute, ubikombininga gute byose. Turumva ukora ibintu byinshi bitandukanye, uri umuhanzi, uri umunyamakuru, uri comédien, nyine utuzuye gutyo. Turya ngo tumenye nyine utubwire. Ubwo urashaka kuvuga ku bijyanye n'uburyo mbimanagingamo? Uko nguko niko dusobanukiwe. Ntabwo ari ibintu byoroshye, kugira ngo uzahuze ibyo bintu byose, ariko ahanini ahubwo ibyo ni bikeya. Ubu narabigabanuye. Ubundi mbere byari byinshi, ariko uko umuntu agenda akura, niba ariko navuga, cyangwa uko umuntu agenda yisobanukirwa, hari ibyo ugenda ureka ubona bitari priority, ukagenda bimwe byihorera. Ndibuka ko nko mu myaka nk'itatu ishize najyaga ndirimba mu bukwe. Narigize umuntu uzi gutanga n'amasonorisation mu bukwe. Kintu nazikeje cyangwa ko ari ukuvugira inka. Urumva nabyo bigerageza. Ibwe narigwe ngumva nigeze no kujya mu bintu bya karaoke. Ni kwa kuri umuntu aba ari kwishakisha. Nabayeho umuhanzi nkazandirimba, burana nakubitaga hip hop cyane. Ndi umuraperi. Ni byiza cyane. Ubwo nabyo ngenda mbireka boroboro. Rero nko mu mwaka ushize, uri mutangira, nibwo natangiye kubona neza koko icyo ndicyo, cyangwa se uwo ndiwe, purpose yanjye yo kubaho. Ubundi muri iyi si hari ikintu mu mibereho yacu, ikintu bita purpose, ikintu bita passion. Passion ni bya bindi wumva ukunda, ariko purpose ni bya bindi wararemewe, ari byo waremewe gukora, ukavuga uti giye ngomba gukora ibi ngibi. Hari gihe rero usanga mu buzima dukunda ibintu ariko atari yo purpose yacu yo kubaho.
ugasanga nkunda kuririmba ariko mu by'ukuri it is not my purpose, ntabwo ariyo mpamvu yanjye yo kubaho. Ugasanga nkunda gukina agapira, numva nahora mbikora ariko atari byo nahamagariwe. Icyo rero ukora kurusha ibindi ukumva urakenjoyinga, ukabona ushobora no kugikuramo imibereho, ibyo bintu bitatu iyo wamaze kubivumbura ukavuga uti ikintu ngikora neza kurusha ibindi, ndakibonamo uburyo bwo kugicuruzamo, kirama n'umunezero muri njyewe, burya irya aba ari papasi yawe. Nanone ukavumbura ko gishobora kugirira abandi bantu umumaro, kuko papasi yo kubaho kwacu ni ukugira ngo tugirire abandi umumaro. Ubwo rero mu mwaka ushize nibwo nagize gutya ndivumbura, nsanga njyewe buriya ikintu niyumvamo kandi mbona nshobora kubyaza umusaruro kandi kikagira n'abandi umumaro, ni ukuvuga amagambo atanga ihumure mu bandi. Wow. Imbaraga rero. Urabona nk'ubu ngubu umuntu ashobora kwibaza ese kuki uyu nguyu yavuye mu muziki, urumva komedi, ibyo bintu byose, ariko umuziki ukaba warawushyize ku ruhande, so kubera iki motivation thinking, motivation speaking, kubera iki ariyo wahisemo? Nibyo nari maze kuvugaho ko namaze kuyivumbura nka papasi yanjye yo kubaho kwanjye, ariko hari n'izindi passion ngira ku ruhande. Ushobora kwibaza ngo kuki ukora ngo ugenda kuri televiziyo cyangwa se kuri YouTube tukubona n'akaraga pupe, it is my passion, nibinezeza, nibyo numva nishimira. Ukongera ukibaza kuki ukora tukubona ujya mu itangazamakuru, ntararyize nyine nize itangazamakuru, wenda sinabikomojeho nize itangazamakuru muri Iseka, niryo nize kuri kaminuza, hanyuma nabyo nkabikunda, it is part of my passion, ni bimwe mu bintu numva nkunda, ariko noneho ndanabikora nkabihemberwa kuko dukeneye no kubaho kameme. Niba ngiye gukorera kuri televiziyo nkorera bakagira salary bampa ku kwezi, ni imibereho ya. Niba mfashe Gorizo nkajya mu gitaramo nkabona amafaranga, icyo gihe tutaragera kure, duhere kuri Gorizo the crazy, amaze kumenyekana cyane, abantu benshi baramuzi baramwumva. Gorizo hari n'abamva Gorizo batamuzi. Gorizo ninde? Gorizo ni cya gipupe, yo nyisi gipupe turi kumwe kibigira intambara, ariko mu by'ukuri ni igipupe ariko gifite uburyo dukurikije nyine ubushobozi nifitemo bwo kubikoresha, nkihindura nk'aho ari ikinyabuzima, kikabasha kuvuga, kikabasha kureactinga, kigasubizanya n'abantu, ibintu nk'ibyo, ariko byose bigakorwa hagambiriye gutanga urwenya. Muri make rero amugane Gorizo amusize Gorizo ubu ntaho hari n'abantu ejo bundi barimo bambaza ariko Gorizo ko tudaheruka kumubona yagiye. Gorizo kikubwira rero ko Gorizo atari agasimba cyangwa akantu kaza ubwenge ku buryo kakwifatira ibyemezo, nuko ubu ngubu tutari kumwe, bivuga ngo mba namushyizaho nshaka. Ubu ntabwo turi kumwe n'ubwo mwansuye hano iwanjye, ariko ntago hari. Burya nawe ushobora kuza ukambwira uti mpa Gorizo gato tujyane, ukamutwara. Abantu benshi bari kwibaza Gorizo, hari abantu benshi bamaze kumubona baravuga ati se Gorizo avuga ati Gorizo ise ni maji ni ibiki, ntago abantu barasobanukirwa Gorizo akora gute, gusa barabibona, hari ababyishimira. So Gorizo ni igiki kibyihishe inyuma gituma havuga ngo ni imyuka mibi, ntago tubizi. iki birimo ni act, nkuko tubona nahoze ndebeje muri East African Got Talent, harimo ama talent menshi atandukanye, harimo abaza bakabyina, ukabona umuntu ari goronzora, sinzi umwana w'umukobwa nabonye yigoronzora, ukabona nko kwinyuramo, ukavuga ngo se nta magufa agira, ukaba wajya ukajyaje ngo nta magufa agira. Ntago ari byara yafite, ahubwo ni impano, ni act akora. Nanjye ushobora kubona ndi kuvugisha Gorizo ukavuga uti wasanga harimo abantu bavuga ngo hari umuntu behind, ngo uri inyuma, ngo uri kubisubiza. Uwo muntu twirukangana ahantu hose agenda avuga ntago yaboneka. Hari abavuga ngo ni ibintu biri recorded ku buryo ubaza direct agahita gusubiza, nabyo ntago bishoboka. Muri make rero harimo ibanga nyine ngiye mba numva nashaka kuvugaho Perfect TV, bumbabarire simbivugeho kuko nawe urabizi imiterere yacu twebwe nk'abanyarwanda uko duteye. Iyo tumaze kuvumbura ibintu uko biri, bita tutangira tukavuga ata nebigenda. Niyo wabona ko ari ibintu birenze uravuga uti gese mbiye sinabishobora, ugasanga ugiye kubyiyambiraho, kandi it is not your purpose, it is not your passion. Ni ibintu bitakunezeza birekera abandi babikore bibanezeze. Noneho rero niba agiye mbikora bigashimisha abantu bakabona ka Gorizo karabasetsa, nibambabarire sibyo no kubivuga
nkomeze nihishe muri uwo mutaka urumva wo kubanezeza ntabereka ibyishimo ahantu biri kuva ku isoko nyakuri twariko tubigenza aricyo bitwaye Perfect TV. Ntacyo bitwaye gusa mukomereza aho ngaho kubera ko ibintu mukora ni ibintu bizima. cyane rakoze cyane. Noneho hari ikibazo kindi kiri kuri motivation thinking speaking ariyo thinking think again. So aho hose nyine urabona nko muri motivation thinking twashaka tumenye hari nk'abantu baba batabizi ariko uduciremo muri make tutubwira ati motivation speaking imeze gutya na gutya na gutya. Wenda reka mbibayeho gato n'ukuntu mbikora buriya hari abantu bavuga batese ubundi ide ziva hehe ibitekerezo byo kugira ngo uvugeho bituruka hehe hanini bituruka mu bantu uko tuba tubana nyine nto bituruka buriya mu miterere muri party ya think again harimo agace nise kamere muntu ako gace ka kamere muntu kaba kagaruka ku miterere y'umuntu ku giti cye psychologically mu buryo buri psychologique duteye bitandukanye. Harimo abantu bagira ubwoba, harimo abantu bagira isoni, harimo abantu bacecetse, harimo abasakuza, harimo ababeshya, harimo abantu batinya ibintu bitagatinywe, hari ibintu bita phobie ugasanga umuntu atinya nk'iyi microphone nkayireba nkabona kuno isa n'umukara nkabona kinteye ubwoba. Ibisa n'umukara wenda ubwo bafite ikintu cyamuteye ubwoba kijya gusara microphone akabona kimuteye ubwoba. Harimo abantu batinya kwambuka nk'ikiraro ukaba wavuga ngo uriya muntu ngo ni stupid kuko akari gutinya kwambuka ikiraro abandi bari kugicaho bahagaze we akagenda yunamye. Twigeze kujya muri Canopy hariya muri Nyungwe duca kuri cya kiraro cya Canopy ari mu mama twaye kumwe rwose uri dynamique ari muri ya type y'abantu bahora nyine bafite imbaraga atari abantu bafite ubunebwe ariko twageze ku kiraro rero umuntu wabaye umunebwe wa mbere atangira kugenda kamba abantu batari ko nawe uri gukabya uri murigirisha burya nawe afite phobie afite ubwoba bw'ikiraro cyangwa se ibintu byigiye hejuru. Ni imiterere rero muri think again rero ngendebera kuri iyo miterere nkareba nkavuga se ndashingira kuri ibi ngibi wenda tuvuge nka current situation ibintu biba biriho nko mu gihugu uribuka nk'ejo bundi mu minsi ishize habayeho ikintu cyo kwiyahura ku mwana w'umukobwa wiyahuye warabyumvise. Buriya kugira ngo umuntu agere aho ajya kwiyahura ntago bari ibintu bije uwo munsi ni ibintu abamaranye iminsi akabana nabyo no munsi ejo bikakabana nabyo akabura umuntu abibwira akabura umuntu umubwira ijambo rimubwira yuko buryo ubuzima bushoboka akageraho akumva ameze nk'ikibiriti kitarimo umwambi akavuga ubundi maze iki kwisi agahitamo kujya gute kwiyahura. Burya yagira amahirwe akagira umuntu umuganiriza akamubwira yuko ubuzima bushoboka akamwereka yuko ntago ari ibintu biba birenze ni just kumutega amatwi akafungura bya bintu akavubura bya bintu bimurimo bigasohoka. Nkiriya irimo agathink again keza iranasohoka vuba hangayo namaze kwitegura igisigaye ni video yayo yo yangoyemo ukuntu ariko nayiraza gusohokana na video yayo. Kuki umuntu agera aho yiyahura kubera iki? Hari impamvu. Kuki hari igihe tugera tukabona umuntu w'umustar umuntu ukomeye yatinyutse kugaragaza ubwambure bwe ntabwo wabibonye ejo kenshi cyane bagaragaraga benshi cyane barahari ukabona ari gufata sexe ye n'umuntu w'umugabo ufite ibikorwa bikomeye cyane hano araho nga buryo ugira ngo ni ubumuntu. Hari ikibazo hari ibintu mu mutwe hari ibintu biba byagiye bizamba ibyo rero gutinyuka gukora sex kuri telefone ni busede sexuel ni bya bintu biba byaraje mu mutwe hamwe ushobora no kubona sex ishushanyije ku modoka irimo iragenda ukayirukankana nabyo ni ikibazo ni ibibazo bikomeye. Ibyo rero byose nibyo umuntu arebaho ukavuga uti isi yacu imiragana hangaha what if ndamutse mbivuzeho. Perfect TV ngira ngo niba wibuka neza niba wari wajya nko gusura cyangwa muri nk'abajama mwicaye muganira muri nka batanu wari wabona agaperiode gashobora kugeramo gutyo ukayakunda ukabona mwese mubaye bize kuri telefone you are just chatting hari umuntu umwe numvise avuga ngo izi smartphone zaje gutandukanya abantu bari kumwe zigahuza abantu batari kumwe. Ibyo rero nabyo ni ikindi kibazo addiction. Ibyo tukabivugaho tukabikomozaho mu buryo bwa think again tugamije kugira ngo tujye ku murongo mwiza kuko kamere muntu iteka ishaka kugana ku cyiza ariko noneho ibigeragezo bituzengurutse bikatuganisha ku kibi. Urebye naho ngaho ibitekerezo bigenda bite. Very nice. So twebwe nka Perfect TV turakibaza kuri think again
ese think again yatangiye ryari, urateganya ko ari cyo kintu ugomba gukomeza gukora wenda kubera ko tubamvishe ko harimo ibintu, niba urumva ni ibintu byubaka, ni nabyo bintu dukeneye kuba twabona naho iwacu. So niba ari byo bintu, niba ari ibintu uzakomeza tujya tumenye uzabikomeza cyangwa hari ukuntu harimo imbogamizi. Imbogamizi reka mbere kuri icyo, imbogamizi ntabwo zabura, ariko dutangira nakubwiye yuko ari papasi, namaze kuvumbura ko ari papasi yanjye. Iyo uri muri papasi yawe rero waramaze kuvumbura impamvu yo kubaho kwawe, n'ibyo bigeragezo nta kintu biba bikubwiye, biraza bikagukubita hasi ariko ukongera ukeguka ukazamuka uvuga uti ngomba kubikora byanze bikunze, kuko nintabikora ninde uzabikora? Uwo wundi ntabwo umuzi, wenda arahari mufite dreams zimeze kimwe ariko ntabwo umuzi. Wowe Rwanda n'indoto zawe. Ngero ku giti cyanjye, reka wenda ngaruka inyuma gato aho byahereye. Byatangiye ubusanzwe nkora ku Isango Star, byatangiye ndi kumwe n'umutipe umwe nawe wahoze ahakora witwa Alphonse Muhire Munana, twarimo tuganira. Nahoze kera giye nkunda n'ibintu bakora, na n'ubu ndacyabikunda, ariko urebye numvaga bakora ibintu nkavuga nti I appreciate. We na Mwanafunzi, Mwanafunzi agakora ikiganiro cyitwa Sobanukirwa, hanyuma Munana agakora ibirari by'ubutegetsi. Ngiye nkabyumva nkumva nyine ni ibintu byiza bishimishije, ariko muri kamere yanjye ngiye ngira ikintu cyo kumva ko nakora ibintu mu buryo butandukanye nuko abandi babikora. Nicyo kintu giye kimbamo cyane. Ndavuga se niki nakora gitandukanye na biriya bintu bakora bikandyohera. Nafashe igihe kinini mbitekerezaho nshakisha ikintu nakora, ariko nkumva sindi kubyumva neza. Rimwe nicaye mu rugo, ngira ngo ngeze kuba korigeze kuba umuraperi, nakubitaga imirongo, urumva? Ntago ndi kwiyemera, nakubitaga imirongo. Abantu bibuka muri za 2009 urumva? 2009 nari ndi umuhanzi, nakoze indirimbo yitwaga Ingobyi y'Ubugome. Icyo gihe haragezwe imirongo ikakaye, irakakaye cyane, ikakaye kiretse nk'ubu ngubu ahubwo ese twaririmbaga ibintu bimeze nk'ibirimo umujinya. Icyo gihe nakoze imirongo iremereye cyane, nkumva nyine ndi umuraperi. Ndongera nkora n'indirimbo yitwaga Impundu z'Urushishi. Urumva ni umugani baca mu Kinyarwanda ngo ugaye impundu z'urushishi areba imisaya yarwo. Ntabwo wabwira urushishi ngo rutere impundu, reba n'ukuntu bishoboka. Iyo ndirimbo nayikoranye n'umugabo bita Mico the Best. Urumva ukuntu nari ndi mu kazi neza, ahubwo nicyo nibaza kuki ndongera nkora n'indi ndi kumwe na nura mutipe wagiye hanze witwa Mutare Gabi, yitwa Urananiye. Panimo ndacyurira umuntu ushaka kunanira. Izo ni indirimbo nagiye nkora, ariko marizoma ntabwo nagiye nzisohora ngo abantu bagende bazimenya, ariko abazumvaga bumvaga ko ari indirimbo ko zirimo imirongo ikakaye. Noneho musique nza kumva sa nkugenda nyivamo, bitewe nuko isaba umwanya. Rona tujya muri studio, aba producer nawe urabizi Rwaserera ngo mfite abantu ibiki indirimbo ikarangira, yamara kurangira ukajya kwiruka kuri promotion, ukajya mu banyamakuru mu promotion urabizi za giti hanze ahangaha hari gihe zavuza ngo buha. Ubu ngubu ntago nzi ukuntu bimeze kwa ko nakiba mu muziki. Turi hano Perfect TV, ibyo byose twaje kubikemura. Zavuza ngo buhuha pe, urumva? Ku buryo abahanzi benshi bagiye bareka kuririmba kubera kubura ayo gutanga ngo babakine. Ugasanga niba utanze n'ibihumbi bingahe, umunyamakuru agwa interview birangiye gutyo, ugasanga nta kintu ushobora kuzageraho. Noneho ntangira gutekereza, ese niki nakora ntaretse impano nifitemo ngakomeza gukora ibintu bimeze nka musique. Nibwo natangiye kubona no hanze ntabwo nzi ko babikora. Natangiye ku explore, nsanga hanze barabikora rwose ibintu bya motivation speaking, spoken word ese bihuriye he n'ubuhanzi bwo kuririmba? Iyo motivation speaking ihuriye he n'ubuhanzi? Kubera ko rero se nk'ubu hariho nk'indirimbo imwe nari mfite nahise nyigira Think Again, kandi yari indirimbo nk'iyo nka Think Again yitwa Nta Heza Hisi, yahoze ari indirimbo ifite na chorus nyikura mu nsigarana amagambo yonyine. Ahantu mbavuga ubuzima bw'umukene n'umukire, umukire. Katurebe tucishizaho gakeya byibura kugira ngo umuntu ukurikiye Perfect TV abashe karabaye gakeya cyane. Donc urabona ari Nta Heza Hisi. Iyo tuvuze ngo Nta Heza Hisi ni ukuvuga ngo mu bukire hari ibibazo no mu bakene hari ibindi bibazo. Bivuge nk'umuririmbyi cyangwa bivuge nk'umuntu uvuga? Nk'umuntu uvuga nka motivation speaking.
kamanze nturone numve ko nkibyibuka neza rigiye biba byaragiye bibaho. iyi si twe dutuye mbona igeze iherezo, niyo mpamvu abayituye bose bahorana ibibazo. Nta n'umwe wakubwira yuko ari ibisubizo. Umukene n'umukire bataka ibibazo. Umukene ati wapi niburiye umunyu, umukire ati wapi ibintu biheze i Mombasa, umukene ati simperuka agasukari, umukire ati simperuka i Dubai, abana banjye barembejwe n'uburwayi, undi ati nanjye abanjye ntibaheruka kujya i Burayi, umukene ati abana ntibakiga babuze minerivare, umukire ati abanjye ni ibicucu barara muri bare kubera gukena, jye nabuze umuryango, jye wagira ngo ahubwo ndi shefu w'umuryango, aho ntuye barahazi nkaho hari ikirango, ntibazi ko ubukene buba bunca umugongo, nabo bakaza bose batonze umurongo, nkabaha ibyicaro bagahita akagongo, abisi twaragowe vraiment. Wow, kabisa birumvikana, ni ibintu bifite umwihariko n'umwimerere. Urumva nkatwe mu Rwanda ntabwo twari tumenyereye ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi ni ibintu dukeneye cyane. Nk'ibibazo tugenda tunahura nabyo mu buzima busanzwe, ibyo bintu ni ibintu dukeneye cyane, tujya ngo ubikomeze cyane. Zabikomeza, ngomba kubikomeza kuko kugeza ubu ngubu ikintu natangiye kuba ntekereza ni izihe nguni zikenewe kuganirizwa cyane kurusha izindi. Nacyo ni ikintu tugomba gutekerezaho, mboneraho n'abakurikiye Perfect TV bashobora kuba bifitemo ubwo bushobozi bwo kuba hari ibyo bumva basangiza abandi, bareke dutekereze mu nguni zikenewe kuganirizwa cyane kurusha izindi. Imwe rero mu nguni nabonye zikenewe cyane kuri ubu ngubu ni abajene, abadolescent bari hagati y'imyaka 14 abateenagers kugera kuri 19. Vraiment niba ari ikintu kigoye cyane ni iriya myaka. Nawe urabizi iriya myaka umuntu abashyushye, umuntu aba yumva yuko nta probleme hanze, ibintu ari amahoro nta kibazo. Pourtant iyo umuntu avuye mu ishuri, ukabenshi bakiri mu ishuri hariyo, ugeze iyo uvuye mu ishuri realite y'ibyo watekerezaga mu mutwe n'ukuri kubiri hanze usanga ari ibintu bitandukanye. Hari ahantu mureke tuhatekereze. Nanatangiriyemo rero cyitwa Youth and School Talk. Njya mu bigo by'amashuri nkaganiriza abanyeshuri bari muri iyo myaka. Ndashimira ibigo tumaze gukorana bigera muri 5 tumaze guhura nabyo, bampa abana nkaganira nabo, nkabaganiriza, nkabereka cya kintu cyo gukurikira purpose, cya kintu cyo kuvumbura purpose yawe, ku investinga muri passion yawe, hanyuma ugakurikira wa muhamagaro wawe. Nkabereka uburyo bagomba kudevelopa sense ya responsibility, kugira inshingano. Ikintu cyo gukunda igihugu. Ntujya wumva abatipe abantu bagwa muri Mediterane barimo barajya i Buraya. Buriya ntago ari uko babanga igihugu, hari impamvu zibitera, ariko noneho habayeho kuganirizwa, burya na za mpamvu zishobora kuba zatsindwa bikemera. Nubwo rero ndumva ni muri izo nzira. Abapsikologe muri hano mu Rwanda, mureke iki kintu gishyiremo imbaraga. Mwe mufite amahirwe, mwarabyize, mufite amadiploma bibemerera, mwikwicara mufasha abantu bafite ibibazo byinshi, mujye mu nguni zitandukanye, dutangatange n'injya mu ishuri, wowe ujye mu bantu bameze gutya dufatanye muri ubwo buryo. Yes, patience. Tujya ugira inama abakunzi bawe muri ubinyujije wenda muri Think Again. Nabagiriye inama subu. Cyo nababwira nuko ubuzima n'ubuzima, sibyo? Ntabwo twaremwe kugira ngo tubabare, twararemwe kugira ngo tube mu isi duhangane nayo. Ntabwo iri fair, isi iri unfair. Dushobora kwibeshya ko iri fair ariko ntabwo ari byo. Ibimenyetso bigaragaza birahari. Ariko noneho icyo tugomba kumenya cya mbere nuko ibyo dukora byose turahiga umunezero. Nicyo kintu tuba twirukanka inyuma. Ayo mafaranga tuba dushaka umunezero. Hari rero twibeshya tukavuga ngo nzanezerwa. Benshi bibabaho ngo nzanezerwa ngo umunsi ngo ninshaka umugore w'ikizungereza umeze neza w'inzobe. Abantu benshi bakunda inzobe, ngo mvuze inzobe kwa ko nikundira inzobe nibyo biyeje. By the way, warashatse cyangwa? Ntabwo ndashaka, ngeze kubivuga ko bateri. Bon, ni ukuvuga ngo ugasanga urimo uravuga ngo nimba n'umugore nzishima, kumbe ushobora kumuzana akaba ari ugiye kuba uje gufunga inzira y'umunezero wawe. Benshi bibwira yuko tunga imodoka y'agaciro gakomeye cyane bizamunezeza, ushobora kuyigura ari igiye kuguteza impanuka. Ntabwo bivuze ko utayigura, ahubwo biravuga ngo umunezero, it is not, mu cyongereza nabo bivuga neza ngo happiness is not a destination,
happiness is a journey. Umunezero ni urugendo, ntago umunezero ari ibyerekezo ushaka kuzafataho hariya. Witeganya impamvu zivuga ngo ningira ibi nzagira ibi. Kuko tugiye kubireba bangaye bafite amazu meza, bafite abagore beza, b'ibitoko bameze neza n'abana beza, ariko batajya basinzira kubera rwaserera yabo babana. Bangahe tubona mu nzira bagenda bameze neza ariko bagera mu rugo umwe akarara mu cyumba cy'undi akarara muke, bakayobya nkete hanze ko banezerewe kandi bitemera. Twe dushaka umunezero muri uru rugendo, tuba ari wo tujyana nawo, hanyuma noneho twe dukore sasa, dukore just dushaka umunezero ariko tujyana nawo kumva ko ibintu bishoboka. So urateganya iki mu minsi iri imbere kuri projet zawe? cyane Gorizo the crazy kubera ko uriya abantu benshi baramubaza cyane, abantu benshi ikintu ndi guteganya kuri ubu ngubu nyine ngira ngo abantu bamaze iminsi babona ntago ari kugaragara cyane. Hari tugitangira hari tumeze nk'ama surprise twajyaga dukora, tugatungura nk'abahanzi bano b'abastar bafite amazina azwi, tugahura ukabona turaganiriye bikaba bisekeje. Ariko nanone biriya ntago ari byo byahoraho, hagomba gutekerezwa ikindi kintu gishya. Mfite ibindi bintu bitatu ndimo gutekereza Gorizo agomba gukora navaho yagiye urumva muri vacances navo yagiye akagaruka. Donc tuzatangira ibyo bintu bitatu biri funny, biri very funny, I'm telling you, we can't wait for that for sure. Biri very funny, ni ibintu bizabihoraho. Icyambere bikubiyemo inyigisho, kuko nigeze kubikubwira ko giye wa motivated cyane ku kintu kijyanye no mu mitekerereze. Ubwo urumva na Gorizo ningiye umutigitira ibyo mutigitiramo byo kuyanga kore, nanone binkurura binjyana mu bintu by'imitekerereze. Ari akantu ngiye kuzana gashingiye ku bintu by'imitekerereze gatuma ubwonko bugenda bugakomera cyane ukuntu. Ni Gorizo uzajya ugakora, ntago ari jewe. Iyo ni imwe muri gahunda zihari, n'izindi zitandukanye zizaza n'eshatu. Reka no kuzivugaho hatagira umuntu unshishura muri aka kanya urumva ugira ubwoba no kubivugaho. Nibiza for sure bizahita bigaragara kandi mpamye ko bizagira impact ikomeye ku bantu badukurikira. Wow. So apart from kuvuga ko ushobora gukora motivation thing, speaking ukayikora ukayigeza ku bantu, hari uburyo ushobora kuorganizinga nk'ikintu nk'abantu bagahura ukabaha kuri iyo motivation speaking, bakaba hari ikindi kintu babonye gitandukanye cyane. Nabitangiye nyine njya mu mashuri nk'uko nabikubwiye, naravuze nireka aho kwa ngo nje hariya nabyo birashoboka, ariko igihe kizagera wenda tubikore uko ubushobozi buzagenda bushoboka. Ibintu byo kuba nategura event, tugahamagara abantu bakaza tukaganira. Nibyo mbwira abapsikologe hano mu Rwanda, abantu bafitemo bari charismatique mu kuvuga mwibipfana vraiment. Hari abayobozi njya mbona mu nzego z'ubutegetsi bavuga ukumva ntago yakuva imbere, nawe ujye ubabona. Ujye ubona uyu mugabo ushinzwe itora ry'igihugu Bamporiki iki, wari waganirizwa rero ngo wumve araganira ari indi aza kuganiriza abajene twari kumwe ngaho, yatumaranye hafi amasaha nk'abiri, ariko it was very good. Abantu bafite ziriya mpano, ntago ari we wenyine uhari, nuko ari we tubasha kubona. Hari abandi bafite izo mpano zo kuganiriza abantu byibuze bakamara ayo masaha abiri bumva inkuru nziza mu matwi. Icyo rero kizagerwaho, tuzagikora ko nayo numva ari kimwe mu bintu numva nifuza ko tuzakora n'abandi bazagenda bakigikira. Hanyuma icyo waruvuze nanone kindi ni kuba nakuganizinga events wenda sometimes ubwo buhoro ko bizagenda biza, tuzagenda nyine tugenda tubikora. Turabashimiye cyane Patience. Nanjye ndabashimiye cyane, mvuga nti abadukurikiye iyi Perfect TV rwose mujyeyo, dukunze kubivuga rero mu YouTuber, mu YouTuber mba kuri YouTube channel yanjye Twiyingimana Patience, turitirano niho dushobora gusanga izo inspiration motivation speaking. Yego, niho uzasanga motivational speaking, wasanga na Gorizo n'ibindi bintu bitandukanye. Iyo ndimo ndakora iwanjye ndababwira nti mugende hano hari kakanu k'umutuku kitwa kanditseho subscribe mugakandeho, hanyuma mu mpande hari inzogera uyikandeho. Iriya nzogera ikintu imara rero ni inzogera ya notification. Mujye kuri Perfect TV mukore subscribe, hanyuma mugende harya mu nguni ku mpande mukanda handitse akakazogera mugakandeho,
ubundi iki kiganiro gito kibageraho ako kanya n'ibindi muzakora perfect ntibibagirwe no gukanda like na like na share byose ndabashimiye cyane murakoze cyane mwantekerejeho ni ibintu mp'agaciro cyane murakoze cyane